Bonus TV, urukuta rutwereka urusobe rw'ibinyabuzima byo muri iyi si, imibereho yabyo ndetse na bimwe mu bigaragara nk'imyidagaduro yabyo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imibereho y'inyamaswa nini cyane abantu bakunda kwita ko ari inyamaswa y'inyamane kurusha izindi. Tekereza inyamaswa y'inyamabere ifite ububasha bwo kumara amasaha 16 mu mazi. Iyi ni imwe mu mpamvu ituma uyu munsi tureba kuri iyi nyamaswa, ariyo yitwa imvubu. Kora like, share, comment na subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byacu by'uyu munsi. Muri kumwe nanjye Boniface Masengesho, mbahaye ikaze. Imvubu ni inyamaswa dusanga cyane muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mu nyamaswa zo ku butaka, imvubu niyo nyamaswa ya gatatu mu bunini. Habanza inzovu, hagakurikiraho inkura. Imvubu nayo ikahita ifite uburemere bungana na toni iri hagati ya toni 1 ndetse kugera kuri toni 2. Imvubu ni inyamaswa y'inyamabere, bisobanuye ko ibyara ikonsa. Ikunda kubyara akana kamwe. Akana k'imvubu aba ari gatoya cyane kubera ko kaba gapima ibiro 45 byonyine. Imvubu ihaka amezi 8, ni ukuvuga iminsi 243. Imvubu ibyarira mu mazi, ishobora kuramba imyaka iri hagati ya 40 n'imyaka 50. Imvubu ikunda kuba hafi y'amazi, ni ukuvuga mu bishanga, mu biyaga no mu bidendezi. Ibyo biterwa n'uko uruhu rwayo runyerera kandi rukagira utwoya duke cyane. Bityo rero iyo izuba ruyikubise uruhu rurayirya. Aha niho tubonera ko amazi ayifasha kubobeza umubiri wayo. Niyo mpamvu usanga imvubu zimara amasaha 16 y'umunsi zibereye mu mazi kurusha ku butaka. Imvubu ni inyamaswa y'inyamahane cyane, aho dusanga abantu bicwa n'imvubu muri Afurika barutwa n'abicwa n'intare mu mwaka. Ahanini usanga ibyo biterwa n'uko akenshi imvubu zikunda kuba mu bishanga cyangwa ahantu hari amazi, kandi abantu nabo bakaba bakunda kuhagera nk'aho bashaka kuvoma amazi cyangwa se guhinga. Abamenyereye iby'inyamaswa bakugira inama ko niba uyibonye imvubu uri hagati y'ayo mazi, ugomba guhita uva mu nzira, kuko iyo ikubonye ihita igufata nk'umwanzi, ikaza yiruka igusanga, yagushyikira igahita ikwica. Aha tuhabonera urugero rwiza aho umwanya imyaka 2 yamizwe nayo. Ikindi kandi ntibapfa kuyisiga kuko umuvuduko wayo ukubye 2 w'umuntu. Uruhu rw'imvubu ruba rufite umubyimba wa santimetero 5. Ibyo bituma nta kintu gipfa kuyipfumura, yewe n'isasu. Bisaba isasu ryabugenewe n'umurashi w'umuhanga. Niyo mpamvu twumva inkuru nyinshi zivuga ko imvubu zizengereza abaturage, hagashira imyaka myinshi zarabuze gitangiye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko imvubu zimenyana zigendeye ku majwi yazo, kandi ko zigira uburyo ziganiramo zifashishije amajwi yazo, ndetse bikazifasha gutandukanya ingenzi zazo n'izindi nyamaswa. Mu bushakashatsi bwatangajwe mu kinyamakuru Current Biology, hagaragaje ko imvubu zifite ubushobozi bwo kumenyana zumvisha amajwi ya ngenzi zazo. Gusa nubwo imvubu zikunze kugaragara mu matsinda, ariko ntizikunda gusabana na gato, ndetse ubwazo zizwi nk'inyamaswa z'inkazi. Ubushakashatsi bwakozwe hifashishijwe amajwi atandukanye y'amatsinda y'imvubu. Ababukoze biga ku majwi y'inyamaswa bagaragaje ko zifite uburyo zitandukanyemo amajwi yazo. Urugero, nk'iyo imvubu y'ingabo nkuru muri yo yumvise urusaku rw'imvubu itabarizwa muri iryo tsinda, ako kanya ivugana ubukana bwinshi cyane kugira ngo byumvikane ko yazumvise. Umwe mu bakoze ubwo bushakashatsi wigisha muri kaminuza ya Rio Saint-Etienne, Professionnel Nicolas Matevon, yavuze ko ari ingenzi ko hamenyekana amajwi y'inyamaswa kuko ari bumwe mu buryo zitumanaho hagati yazo, kandi bifasha kumenya byimbitse imibereho yazo. Gusa iyo myitwarire ntiyagaragaye ubwo humvikanaga amajwi yazo bwite. Nyuma yaho byaje kugaragara ko imvubu iri mu nyamaswa zifite ibyago byo kuba yazimira, aho dusanga mu myaka 10 ishize. Share, comment na subscribe kuri YouTube channel yacu ni Bonus TV kugira ngo ukomeze uryoherwe n'ibiganiro byacu by'ubutaha.